Ekoyi ndakumva. hano hari debate turi kugira urumva umuntu arimo arambwira hano ngo ntabwo yemera ko ikivuguto ari amata yapfuye. Wowe urabyumva ikivuguto gitandukanye n'inshyushyu? Ahako wowe ibyo ngibyo ntabwo bibaho. Ikivuguto ni amata yapfuye gute? Amata apfute. Amata yapfuye wayanywa gute yapfuye? None se ibintu byo ntabwo se hari ibintu turya byapfuye cyangwa tunywa ari uko byapfuye? Ngambwira ibintu urya byapfuye wagereranya nk'amata ku kigereranyo cy'amata. Icyambere ifi se bayiroba se igapfuka iteka ukayirya. None se hanyuma ugiye kuvuga ngo ubusi ibiryo ko tubirya ibiryo kubiteka ku manwa ukabirya noro bikarara mu gitondo iyo wongeye ukabirya biba byapfuye. None se reka nkubaze ibyo byo kurara rumva buriya ibiryo byahoze sibyo? Hari mikorobe ziba zagiyemo urumva? Urabyemera ntubyemera? Ndabyemera. Bivuze ngo ntaho bihuriye na bya bindi byari bigishyushye sibyo? Ushatse kuvuga ko amata noneho amata yapfuye abikivuguto hanyuma ushatse kuvuga ko uyafashe ukayashyushya yakongera akaba inshyushyu. None se amata barayashyushya mwana? Hanyuma zo kuvuze ngo ibiryo ngo ziba zagiyemo kandi tuzi ko iyo babishyuhije za mikorobe zihita zipfa. Nuko amata barayateka uretse gata amata kugira ngo abikivuguto nuko baza kuyateka. Oya wowe naryabo mwumvishe ko ushatse kumbwira ko ibintu byose birimo mikorobe ngo bigize ngo byagize. Ngewe icyo ni kuguha ni ibintu bigaragara bifite na fata. Bigaragara ariko ushingiye ku baradukiza we turareba muri comment bro bite byawe recipe. Ngewe reka nkubwire sibyo? Umbwira iki ntakuru ufite rwose. Ima facts zigaragara ureka kugereranya reka mu facts zigaragara sibyo? Mbere na first of all ubundi sibyo? Ngewe bamitishijemo ngo ari inshyushyu n'ikivuguto uranywa iki? Ngewe nanywa inshyushyu mbere na mbere sibyo? Wanywa inshyushyu? Impamvu nanywa inshyushyu ni iyi ngiyi. Nuko inshyushyu intungamubiri ziba zicyuzuye ariko iyo amaze kuba ikivuguto hari vitamine ziba zavuyemo cyangwa se ziba zapfuye. Niyo mpamvu njye nkubwira ko amata yabaye ikivuguto aba yapfuye kuko hari vitamine ziba zitakirimo. Wa muhungu reka nkwereke ntabwo bivuze ko aba yapfuye. Nose amata yego ndabyumva amata nyine y'inshyushyu aba kirimo vitamine ndetse nyinshi kabisa zifasha abana bakiri batoya gukura neza. Ariko ikivuguto aba bantu nabo baradukiza batubwira ntabwo bivuze ko ari amata yapfuye ahubwo ni amata yaraye deni uri kumva nimba yaraye amata yaraye. Nese ubundi amata avura mu gihe kingana iki? Amata avura mu gihe kingana ntabwo noroye bro ntabwo noroye ariko twe twaroroye bro wowe ntabwo woroye twe twaroroye. Reka ntabwo ari ngombwa ngo tumenye ibintu byose kuko tubikora cyangwa se tworoye tuba tugomba kumenya ariko ntabwo ari ngombwa nawe ngo uhakanye ubikora cyangwa se ubikoresha ntabwo ubizi kumurusha wowe ntabyo ugira. Wowe urabikoresha? Ngiye twarabigize nubwo ntabyo tugifite ariko urumva ni ibintu biba bitandukanye nawe mutabigize. We na proof uri kuma ntabwo. None se ni urugero wenda ndi kuguha sibyo? Wenda wowe wavutse muri generation n'iki generation Z we nta n'ibintu byinshi uzi sibyo? Wemera ko twebwe twakuze hari ibintu byinshi ubwo utazi ni ukuri uracyari umwana kabisa. Hari ibintu byinshi utazi ariko se bro uravuga ngo ndacyari umwana ufite imyaka ingahe? Imyaka 2 years ndi kumva atari ibintu biri over cyane uburyo wavuga ngo ndacyari. Reka si ngombwa niyo internet zirari iki byose dufite abakurambere ibiki byose twagara. Hari umugani uvuga ngo utaraganiriye na sogokuru ntago amenya iki. Utaraganiriye na sogokuru n'icyo sogokuru yavuze. Ngombwa iki? Utaraganiriye na se namenye iki sogokuru yasize.
ariko tutajya udidimanga wadidima iyi debate reka nkwereke sibyo twebwe ese wabuze umugani uvuga ngo abimbwa botsa imyungu ngo hari ukuntu kera ngo abaniga bajyaga kuragira nyine ibishanga tu bajya kuragira ibishanga inzara bakubita byadanje kandi bakabona imyungu iyo nkuru nyine wumva ahantu yaturutse ibivuga ngo abimbwa botsa imyungu abaniga bajya kuragira izuba rikarasa ryarasa nyine mu gifu igifu kikambika batiri no ukenda kuba shote dawa abaniga rero bagashakisha ikintu bita imyungu amara kuyishaka uri kumva mu gishanga bagiye nibikoreye inuza inkono cyangwa ibyungu biriya ibyo bya kera byo gutekamo bo barageze bakegeranya nyine ibintu by'ibinonko cyangwa se ibivovo barangiza bakagira gutya bagafata ya myungu bakayota